hari igihe umuntu yitwa izina nka rya zina avuze ngo mvuye kure cyane mabuye undi ukasanga mbega amazina ni menshi amazina akagukurikirana akakubera umuruho ariko noneho ndagira ngo mbabwire bene data mudukurikiye ndagira ngo muyumve neza. Twongeye kubashimira mu izina rya Yesu Kristo. Bene data udukurikiye, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mwebwe turabizi yuko muradukunda cyane kandi tujya tubona uburyo mutwandikira za komenti mukaduhamagara bitewe n'uko tubagezaho ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya ndetse n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza, mbega muri rusange niyobokamana, kandi ndabizi neza yuko mugubwa neza. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi nanone tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi ndi kumwe n'abakozi b'Imana. Rero ntabwo ndi njyenyine nk'uko mubibona, ibumoso bwanjye ndi kumwe na mwene data, ndaza kumuhakira aze kubibwira. Iburyo bwanjye naho ndi kumwe n'umubyeyi, umukozi w'Imana, kandi rwose muraza kumwumva, biraza kugenda neza. Imana ibahe umugisha. Rero turakwibutsa kugira ngo weho wifuza kugira ngo ujye udukurikirana uko dutambukije ijambo ry'Imana, ubuhamya, kugira ngo uzajye udukurikirana neza, biragusaba kugira ngo ugifungura iyi video ukande ku ijambo ry'umutuku ryanditseho subscribe, noneho harazaho n'akazogera ugakandeho, noneho uzajya urushaho kugenda udukurikirana neza. Ndetse ntiwibagirwe no gukanda like, ukore na share, kugira ngo ivugabutumwa ribashe kugera ku bantu bose ku isi yose, kuko dufite gahunda ndende mu murimo w'Imana, kuko Imana iduhamagaye kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Rero ntabwo twabwagura twenyine, tugomba gufatikanya nawe mwene data, ndabizi ko dukunda. Wowe ukifungura bwa mbere rero turagusaba kugira ngo ukore subscribe, ukore no kuri share, ukande no kuri like, utubwira ko bimeze neza, yewe na comment uyandikeho hepfo, bizadufasha kugira ngo watugira inama, waduha ibitekerezo bitandukanye, tugafatikanya kugenda twubaka ubwami bw'Imana ari wo murimo w'Imana. Yari Imana iguha umugisha. Niyo mpamvu rero tugiye gutangira. Urabona yuko kuri Ibuye Ryera TV, murabona yuko ntabwo ari njyenyine, turi kumwe n'abakozi b'Imana uyu munsi twatumiye. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Iburyo bwanjye murabona yuko ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ni umubyeyi, muraza kumwumva. Reka nawe atangire abasuhuza, abibwire n'amazina kugira ngo turusheho kugenda turyoherwa. Karibu mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Mazina yanjye nitwa Nsengiyumva Rachel, ndi umubyeyi nk'uko mwabyumvise babivuze, ndi umukozi w'Imana mu buryo bw'ijambo ry'Imana no kuririmba. Niyo mpamvu mumbona kuri kamera y'Ibuye Ryera TV. Murakoze. Imana iguha umugisha. Twumvise yuko uri n'umuhanzi, uri n'umuririmbyi, uri n'umuvugabutumwa, ndetse n'amavuta y'ubuhanuzi, uri n'umuhanuzi. Imana yo mu ijuru rero iguha umugisha. Ndumva duhawe umugisha ku Ibuye Ryera TV, kubana nawe ni umugisha ukomeye. Rero wiyumvemo ikaze. Ibumoso bwanjye ndi kumwe n'umukozi w'Imana, nawe reka nawe atangire abibwira, abasuhuza. Karibu. twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu abakurikiye Ibuye TV. Nitwa Pastor Eric, twishimiye kubana namwe. Yesu abahe umugisha. Pastor Eric rero wiyumvemo ikaze, uri inshuti yacu ku Ibuye Ryera TV, rwose Imana iguha umugisha. Amen. Uyu munsi rero ntabwo bisanzwe kuba ndi kumwe n'abakozi b'Imana babiri, nanjye ahangaha turi kumwe tugiye kuganira. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nongera kukwibutsa ngo uze gukurikirana iyi video yose, kuko uyu munsi ndumva Imana yaduteguriye ibihe byiza. Amen. Siko bimeze bene data? Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Iby'Imana yashyize mu mukozi w'Imana, mu mubyeyi muri kureba ahangaha Rachel, mu by'Imana yashyize mu mushumba hano Pastor Eric, ndabizi neza turaza guhabwa umugisha n'Imana. Kandi nawe udukurikiranye uze gukurikira iyi video yose irangize,
ndabizi uraza gukuramo umugisha ukomeye, kandi harimo ubutumwa bwawe Imana yagutumye. Rero tugiye kuganira uyu munsi wa none tugiye kuganira kuri topic yitwa ngo umuruho ntukuraho umugisha Amen. Imana yakugeneye cyangwa se Imana yaguhaye. Amen. Turayisubiramo. Insanganyamatsiko uyu munsi wa none tugiye kuganira cyangwa se topic cyangwa se theme iravuga ngo umuruho ntukuraho umugisha Imana yaguteguriye cyangwa se umugisha Imana yanditse ku buzima bwawe. Ngiyo theme rero tugiye kuganira, ndagira ngo uze kudukurikirana neza, uze kumva umuruho. Ako uremera yuko umuruho ubaho? Ubaho. Pastor, uremera yuko umuruho ubaho? Cyane. Umugisha uremera ko ubaho? Ubaho. Pastor, nawe ngira ngo urabyemera yuko umugisha ubaho. cyane. Rero mwe mudukurikiranye, tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo umuruho ntukuraho umugisha, kandi turaza kwifashisha Bibiliya, ijambo ry'Imana. Icyo namaze kureba mwa bakozi b'Imana mwe turi kumwe, nuko naje gusanga guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe harimo umuruho, kandi nubwo harimo umuruho harimo n'umugisha. Amen. Amen. Nubwo harimo umuruho ariko harimo n'umugisha Cyane. Tugiye kureba ukuntu uyu muruho tuzagenda tubigarukaho cyane, uhereye ku bakozi b'Imana, abahanuzi, abami Imana yagiye yimika, abahanuzi Imana yagiye isukaho amavuta bagahanura, ba Eliya, ba Elisa, ba Dawidi, abo ngabo bose bagiye bahura n'iki? N'umuruho, kugeza mu isezerano rishya, kugeza mu byahishuwe. Rero urumva yuko iyo teme cyangwa se iyo nsanganyamatsiko ivuga ngo umuruho ntukuraho umugisha ni ndende cyane. Tuzagenda tuyiganiraho uko dushobojwe, uko tubonye amasaha, uko tugenda tubona igihe. Iyi teme ni ndende, ariko uyu munsi wa none reka unyemerere tugiye kuyivugaho n'aba bakozi b'Imana. Ndabizi neza uraza guhabwa umugisha n'Imana. Hanyuma rero bakozi b'Imana, hari ijambo shaka kugira ngo tugendereho rifitiye insanganyamatsiko nyine twavuze ko umuruho udakuraho umugisha. Amen. w'Imana, Imana yaguteguriye. Reka dusome rero kugira ngo twinjire noneho ndani tubivugeho, Imana yacu itugirire neza. Amen. Ni ijambo tugiye gusanga mu itangiriro ibice byaho 32. Turaza gusoma ku murongo wa 26 tugeze ku murongo wa 29. Murumva yuko ntabwo ari harehare, ni 40 gusa tugiye kuvugaho gusa. Imana yo mu ijuru tugire neza. Nkwibutse weho udukurikiranye, tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu itangiriro ibice bya 32. Umurongo waho tuweraho ni umurongo wa 26, turageza ku murongo waho wa 29. Twumve iki Imana ivugana natwe. Reka dusome. Haravuze ngo abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. 27. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura, kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utamaye umugisha. Amen. Amen. 28. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. 29. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Uyu murongo munyemerere tusubiremo kuko turaza kuhashinga gati. Tuwuhagarareho turi kuvuga ku muruho n'umugisha, kugira ngo abantu badukurikiranye bumve umuruho neza, kandi baze kumva yuko nyuma y'umuruho hari n'iki? N'umugisha. Imana ibahe umugisha. Dusubiremo umurongo wa 29, ubundi bwo duhite twinjira neza ku muruho.
muranyemereye bakozi b'Imana dusubiremo. Amen. Imana ibaho umugisha. 29 aravuze ngo aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isirayeli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Amen. Amen. Ngiri jambo rero bene data tugiye kuganiraho. Ngiyi ahangaha niho tugiye kuganiraho ku isanganyamatsiko kuri teme tugiye kuganiraho ivuga ngo umuruho ntukuraho umugisha. Noneho reka mbanze nibarize umukozi w'Imana uri buryo bwanjye, muramubona yuko ni n'umuhanuzi. Reka mbanze mubaze ngo umukozi w'Imana, umuruho tuvuza aha ubaho cyangwa ntabwo ubaho? Bivuge cyane kuyanga abantu badukurikiye kuko barashaka kumenya uyu muruho. Hari igihe umuntu aba mu muruho ariko atawuzi. Ariko se nawe tubwire, umuruho ubaho cyangwa ntubaho? Ndabyemeza ko umuruho ubaho. Imana yo mu ijuru igumugisha. Ibumoso bwanjye ndi kumwe na Pastor Eric, muramubona nawe turi kumwe, twahamugisha n'Imana no kubana n'umushumba. Pastor, nawe ndagira ngo mwibarize, uyu muruho ubaho cyangwa ntubaho? Umuruho ubaho. Umuruho ubaho? Ubaho rwose. N'umugisha ubaho? Ukabaho. Umugisha nawe ukabaho? Ubaho. Bene data rero ngaho ahantu dutangiriye, Imana yo mu ijuru igumugisha. Urebe video yose ntuze gucikwa, nawe waza gusanga hari umuruho uriho, hari umuruho urimo, hari umuruho kuriho, yewe ukakubaho ukanawubamo ukawuraramo ukanitotomba ukavuga ngo ariko se Mana kusenga, ukavuga ngo ndasenga, ndaririmba, ndadiyakona, ndaprotokora, ndafasha imfubyi, ngaburira abarwayi kwa muganga, yewe imirimo myiza urayikora, ariko ukisanga mu muruho. Uyu munsi wa none sinzi umuruho urimo mwene data wewe uri mudukurikira, ariko ndagira ngo ngewe mbanze nguhumurize, mubwire ngo nubwo uri muri uwo muruho ariko umugisha w'Imana urahari, kandi tuzakubwira uburyo umugisha uzawugeramo. Uyu Yakobo dusomye ahangaha navuze ku murongo wa 29 turi buze gushinga gati, hatubwiye ngo aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo noneho wiswe Isirayeli. Haleluya. Kubera yuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo nakire rero umukozi w'Imana, uyu mubyeyi turi kumwe, noneho abanza tuganirize ku muruho gatoya twumve. Karibu umukozi w'Imana Rasheli, utubwire gatoya twumve. Karibu. Haleluya. Imana nishimwe. Amen. Ngiye gushima Imana inyemereye aka kanya. Turi ku ijambo rivuga ngo umuruho ntukuraho umugisha. Ukuraho umugisha. Mazina yanjye nabibwiye, Nyirasengiyumva Rasheli n'ubundi nkuko nabivuze. Ndi umubyeyi uhamya yuko umuruho udakuraho umugisha. Hari impamvu inyemeza kubihamya, hari impamvu intera kubihamya, hari impamvu yatuma mbishimangira nkuko tubibwiwe tukanabyisomera ko umuruho udakuraho umugisha. Ijambo riratubwiye ku murongo wa 29 ngaramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isirayeli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Haleluya. Amen. Mwumvira ijambo rivuga ngo ukanesha. Ntabwo ritubwiye ngo wakiranyije Imana n'abantu urangije uraneshwa. Oya. Ahubwo riratubwiye ngo wakiranije Imana n'abantu urangije uranesha. Ushobora kwibaza aho udukurikiye nonaha kuri kamera z'ibuye ryera TV, ukibaza ngo ese umuntu yakirana n'Imana gute? Ese umuntu yakirana n'abantu mu buhe buryo? Haleluya. Ese umuntu yanesha gute? Hari ugukirana, hari no kunesha. Hari ugukirana n'abantu, hakaba no gukirana n'Imana. Ni mu buryo butatu kandi butandukanye. Haleluya. Amen. Bishatse kuvuga iki rero?
hari igihe cyo gukirana n'Imana, hakaba igihe cyo gukirana n'abantu, hakaba n'igihe cyo kunesha. Imana nishimwe. Amen. Ntabwo ndibuze kuvuga ibintu byinshi, ndibuze kwitangaho urugero ku kantu gato. Iyo umuntu akiri mu byaha, nta gihe ushobora kubona cyo gukirana n'Imana. Ntabwo bishoboka. Iyo ukiri mu byaha, nta gihe ushobora kubona cyo gukirana n'abantu, kubera ko muba muri mu gihe kimwe. Ibintu byose mukora muba mubyumvikanaho, ibintu byose murimo biba bihuye. Aleluya. Nshaka gusobanura ku kintu kijyanye no gukirana n'Imana n'abantu, wowe ushobora kuba utacyumva, ukaba wumva tukivugaho, ukumva nturi kumva ukuntu umuntu yakirana n'abantu n'Imana. Aleluya. Ujye ukimara gukizwa rero, hari ikindi gihe winjiramo. Icyo gihe iyo umaze kukinjiramo, bivuga ngo, njya nkunda kuvuga ngo hari isi uvamo ukinjira mu yindi si. Kandi isi wavuyemo, ibyo wakiranaga nabyo ntabwo ari byo uzakirana winjiye muri ya si ya kabiri yo gukizwa. Aleluya. Ibyo bintu biratandukanye. Rero hari uburyo ushobora gukiranamo n'Imana, ugakirana n'abantu mu buryo bwo kugeragezwa, cyangwa se mu buryo ugendamo mu buzima, mu byo wabagamo no mu byo winjiyemo, bikaba nko gukirana. Imana ubwayo ijya ibasha kukugerageza kugira ngo irebe ibyo winjiyemo niba koko warabyinjiyemo by'ukuri. Icyo gihe niba ari igihe winjiyemo cyo gukirana n'Imana, wowe winjira uzi neza yuko hari ijambo wakiriye muri wowe, hari ibintu uba ugiye kwinjiramo utari usanzwe uzi, hari inshingano uba winjiyemo utari usanzwe umenyereye, kandi ibyo bintu utamenyereye habamo kwitoza. Imana ishimwe. Hari ibintu witoza utari umenyereye. Urugero, ushobora kuba wari umenyereye nko gusinda. Iyo abwiwe ngo abireke, gukirana no kudasinda, cyangwa gukirana no kumva atari bumwe kuri ya nzoga yari amenyereye, agatangira kurwana no kumva atari buyinywe, kandi undi mutima ukamubwira kuyinywa, ariko ikindi kintu yakiriye muri we kiramubuza kuyinywa, ubwo aba yatangiye urugamba rwo gukirana. Icyo gihe ari gukirana mu buryo ari gukiranamo n'Imana, kuko umwuka w'Imana winjiye muri we ntabwo umwemeza kunywa kuri iyo nzoga. Imana ishimwe. Uwo mwuka winjiye muri we ntabwo umwemerera kunywa iyo nzoga. Noneho hari undi mwuka wari muri we umwemerera kuyinywa. Narivuze ngo urugero yatangiye gukirana. Ni urugendo atangiye rwo gukirana kugira ngo areke icyo kintu. Ubwo abatangiye gukirana n'Imana. Imana ishimwe. Kandi ijambo ryatubwiye ngo kubera yuko wakiranye n'Imana n'abantu, warangiza ukanesha. Imana nishimwe. Ubwo atangiye icyo gihe iyo kirangiye, byibura akabasha kunesha iyo nzoga, umwuka w'Imana akamwemeza ko atakibasha kuyinywa. Hazaho igihe cyo gukirana mu buryo n'abantu, uburyo bamufatamo, abo yagendanye nabo, ese abo yagiyemo bashobora kumva ko atarazi, abari bamuzanywe inzoga bashobora kuba batese buriya yarabiretse se murazabireka burundu. Kiba ari ikibazo cyawe. Ubwo abatangira urugamba rwo gukirana n'abantu. Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Amen. Ntabwo turi buvugeho byinshi cyane, nk'uko batubwiye tuzagumya tugenda tuvuga kuri iyi nsanganyamatsiko, uko iminsi iza, uko ibihe biza. Kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo umuruho ntushobora gukuraho umugisha. Hari umugisha Imana yamuteguriye, kandi ni ngombwa ko uyu mugisha azawakira atakigendera muri ibi ngibi byo gusinda. Ni ngombwa ko azawinjiramo atagendeye mu byo yakoraga bidahesheje Imana icyubahiro. Aleluya. Afite igihe cyo gukirana n'ibyo bintu, afite igihe cyo gukirana n'abantu yagendanye nabo, bongera bashaka kumukurura ngo abisubiremo, ariko agakirana kuzageza igihe anesheje. Vuga ngo
uwo muntu aba atangiye gukirana n'abantu. Yes. Aho ngaho duhita tubona urugero rwiza rutwereka uriya mudamu Ana akirana n'abantu mukeba we Penina. Ana yakiranye na kiriya kigeragezo pastor cy'ubugumba, akirana nacyo, arwana nacyo kugeza igihe mukeba we n'abantu bajyaga ari gihe Ana bamwise ngo ni umusinzi. Akajya asenga ararira, abantu bavuga ati ni umusinzi, taye amasengesho y'amatakira ngo uri musenga ntabwo yumvikana kuko ngewe mbyaye inshuro 7 we nturabyara nta niravamo. Urumva icyo uwo ni umuruhu ukomeye abantu badukurikiye kugira ngo pastor babyumve neza. Reka mwakire nawe ahangaho gatoya narimbuze kuri Ana, reka nawe tukwakire uvugeho kantu gatoya kuri uyu muruho kuko iyi nsanganyamatsiko ni ndende tuzayivuga igihe kinini. Kuri ijambo rero twasomye muri Yakobo, mu itangiriro tuvuga kuri Yakobo, uyu mugabo yitwa Yakobo yari afite umukuru witwa Esawu. Esawu mu musanzwe mu muryango wabo niwe yarateguriwe kuba ubona umugisha kuri se. Esa ashimwe cyane. Ariko Imana yo mu ijuru ntabwo iri nk'uko abantu bareba. Yakobo nana ubwe ikibazo yari afite, ikibazo cyitwa uburiganya. Yari afite izina ryitwa Yakobo, bisobanuye uburiganya, ariko muri ubwo buriganya Imana ibona ko yuko muriganya bwe harimo umugisha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Ariko uburiganya bwe bwabanje buramuzungurutsa. Agenda y'umugisha wa mwene se. Kandi nyina ari ubiteye. Ayohereza mukuru we ajya mu ishyamba kugira ngo gushaka inyama, ariko ahita yambika umwenda, ahita yambika uruhu rujya gusa n'urwo mukuru we yambaraga. Ajya imbere ya se, isagira ngo ni Esawu uje, ariko ari Yakobo. Yesu ashimwe cyane. Nubwo yari afite uburiganya, ariko Imana ibona ko yuko nubwo afite uburiganya byazi yuko hari umugisha. Yesu ashimwe cyane. Nubwo yari umuruho w'ubuzima bwo kwibimisha abantu, ariko Imana yo mu ijuru muri uwo muruho Imana ndimo ndi mugisha. Yesu ashimwe cyane. Uyu Yakobo rero Bibiliya iravuga ngo amaze kwiyumugisha baza kubimenya, uyu muhungu Yakobo atangira gutangira umuruho wo kugenda araguza ahantu abonye kubera ko bari kumwica. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana avuga ngo nuko aragenda arahunga, bajya mu cyambu cyitwa Yaboshi. Ijambo ry'Imana avuga ngo nuko yambutsa ibintu byose. Yesu ashimwe cyane. N'umugore we arajambutsa asiga kuri uwo musozi. Bibiliya ivuga ngo iryo joro nubwo marayika yamanutse, aho twasomye nubwo marayika yamanutse, ariko yamaze kwambutsa ibintu byose yamaze kubyina byose. Yesu ashimwe cyane. Yaragera utekereze ngo yagiye afite umuruho w'izina wo kumva ko yuko bamwita umuriganya, imiryango yamenye ku mukuru ko yuko umugisha afite atari uwe. Yari yawibye ntabwo ari uwe. Ariko nubwo bayibona Imana tukabona. Haleluya. Amen. Abadukurikiye mwumve neza, ushobora kuba uri mu buzima bw'umuruho, ariko ntabwo bisobanuye ko yuko umuruho wakuye icyo Imana yavuze. Yego, kasubiremo. Ushobora kuba mu buzima bw'umuruho, ariko ntabwo bikora icyo Imana yavuze. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ashobora kuba ari ahantu mu cyaro ari guhinga, kandi ahingira abantu b'abandi, kandi muri matoruwe, ariko Imana ikamubwira ngo nzaguha umugisha nubwo uri guhinga. Muri guhinga usanga umuruho. Baraguhinga umuruho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko aho ngaho Imana ikamubwira ngo nzaguha umugisha. Hari umukobwa nzi muri ahantu bita Kamonyi, ahantu bita ku Mugina nuko abahazi sinzi, ariko yari umukobwa yari 38 yo kugeza 38, ariko Imana imuga ngo nzagukura ubukwe, ariko arafite uruhu nta mashuri yari afite, yari atuye ahantu hasi ku Mugina n'umutazi, ahantu wikimano ku musozi hasi. Imana imuga ngo nzagukura ubukwe, kandi murakora ubukwe uzura indege, nawe ubwo abona ko nazira afite, ariko nubwo twabonaga afite umuruho, ijambo Imana yamuvuzeho. Yesu ashimwe cyane. Ijambo Imana ishaka kuvugaho mu ruhu, ariko rya jambo rikakurekeza rigasohora. Uyu mukobwa ubwo yicaye hanze mu Amerika, yagiye hanze, Imana imukura mu muruho imuhumugisha, arabyara arahika, atarize ariko yicaye hanze asiga avuga Icyongereza. Yesu ashimwe cyane. Yakobo nawe rero mu ruho we ngo akirana na marayika n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mu ijambo rikomeye cyane. Impamvu Imana hinduye izina rye nuko yabanje gusiga, bajye mu neza kugira ngo Imana ihindure izina ryawe,
nuko ari byo banza gusika abanza akabisiga arabanza ngo yambutsa inshorogeze ubwo ni indaya yambutsa n'abagore be n'abana be n'ibintu bye byose aravuga ngo umva rero n'ubundi urwo mbayemo ni rwinshi umugiye maze ndi umuruho uramangije ariko hano nyeneye kubona Imana ngo buri iryo joro marayika aramanuka ngo barakira Yesu ashimwe cyane haleluya baramubwira ngo kuko ukirangije marayika w'Uwiteka ndetse n'abantu ukanisha Yesu ashimwe cyane haleluya bene data komeza urugendo rwawe nubwo uri mu muruho ubona umuruho ukunaniye tuza umutima wawe Imana izaguhakonesha ihindura amazina yawe Yesu ashimwe cyane Imana Bibiliya ngo nuko aramubwira ngo witwa nde aramubwira ngo witwa Yakobo aramubwira ngo ntabwo ukitwa Yakobo ukundi witwa Israel isobanuye umugisha Imana ihindura ikintu kitwa ikora vice versa ikora itandukaniro n'izina yafite Imana ibiha ibizina haleluya ni nko kunyuranya amaboko iyo wihanganye mu kigaragazo urimo muri uwo muruhu urimo Imana igihindura amazina haleluya rero Imana yo mu ijuru ibaha imbaraga mutuze umutima wanyu nubwo ubona mu buzima bumeze nk'umuruho ariko ijambo Imana yakuvuzeho Yesu ashimwe ry'umugisha rizasohora kandi babwire mbere y'umugisha habaho umuruho ni ibisanzwe buriya kugira ngo umuntu yeze umuceri ni birebire turabigarukaho gutaha kugira ngo umuntu yeze umuceri buriya umuceri uraryoha ariko uravuna nuko ukabona umuntu umuceri ukagira ngo umuceri waje gutyo gusa buriya umuceri urabanza ugahinga mu gishanga ukabanza ugasasa neza ugashaka umuceri ugatera imbuto ugashaka abarinda uwo muceri ugasukira ariko iyo ubona uwo muntu ari mu muceri yambaye ya myenda isa nabi ari mu byondo aba afite umuruho nimubona batekura mu ntoki zabaho ariko iyo umuceri umaze kwera haleluya wa muntu ntabwo umenye kuko icyavuye muri wa mugisha kiragaragara neza mu muruho Imana itumugisha kugira ngo abantu badukurikiye neza babyumve neza buriya n'umubyeyi ugiye kubyara arabanza akaruha nyuma yo kubyara haza umugisha w'umwana wa mwana akaza ati Imana ishimwe bagatera impundu ngo umwana yavutse ariko mbere yo kuvuka habanje umuruho wo kubyara haje ibise umwana umubyeyi yabanje kuribwa mu nda ibise byabanje kumugora ariko nugo ari rari joro yuva ibise mumere nabi wo n'umuruho ariko byanze kunze ategereza umugisha muri uwo muruho haleluya rero abadukurikiye nubwo ubona induru nyuma yawe amagambo ari menshi wo n'umuruho urugubona nawo amazina uzapfa nabi ntacyo uzigezaho tuzagaruka ubutaha tubabwira ijambo ryitwa amazina buriya amazina byo ni ikintu gikomeye kidukurikirana mu miryango za karande umuntu akakwita mvuye kure undi tuzapfa urwo upfuye ugasanga umuntu apfuye urwo apfuye kuko ni umuruho w'izina buriya Yakobo yari afite umuruho w'izina aho agenda ati nubwo turana umuriganya ati wirinde neza atagutwara kariya kantu kawe kuko ijyana izina mu yandi magambo bamunagamo nk'umushuri imva kandi none se wowe uzi kwiba mukuru wawe muvukana mu ndimi naho yari izina ariko Imana irakurikirana abana ariko nubwo afite izina y'uburiganya nzarihinduramo umugisha Imana ishimwe cyane bivuga ngo umuruho yahuye nawo ariko hejuru y'umuruho hari imbaraga z'umugisha hari umugisha w'Imana ngira ngo abantu badukurikiye rwose Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ngira ngo kubw'umwanya w'igihe kitatwemerera gukomereza hano ariko iri jambo ni rigari cyane ko iyi teme irakomeye ntabwo twakumvise neza ntuduhaye ubuhamyaho kandi ndabizi mu bantu barushyurimo ari pastor hano nawe umuruho nawe yahuye nawe twari tutangiye kuvuga ku ijambo gusa ariko ndagira ngo mbasabe noneho duse nk'abasoreza ahangaha ahubwo noneho tuvuge ngo ku gice cya kabiri tuzagaruka tuvuga noneho tuzaba turi kumwe na pastor n'ubundi bw'Eric ndi kumwe n'umukozi w'Imana Rachel hano tuzabanza tugaruke tuvuge kuri iri zina noneho Yakobo umuruho uterwa n'izina abantu badukurikiye babyumve neza uyu muruho nawe wasanga ufite kuko ndagira ngo mubwire ngo ibintu ahantu byapfiriye
buriya hantu ibintu bipfira si mu muryango umuntu avuka naho ni inkomoko y'umuntu naho umuntu akomoka mu gisekuru cyane. hari igihe umuntu yitwa izina nka rya zina avuze ngo mvuye kure cyane Mabuye, undi ugasanga mbega amazina ni menshi Amazina- amazina akagukurikirana akakubera umuruho ariko noneho ndagira ngo mbabwire bene data mudukurikire ndagira ngo muyumve neza umuruho urakomeye. umuruho ni ikintu gikomeye abadukurikiye abantu barimo badukurikira ngira ngo bazabyumva neza mu gice cya kabiri Cyane. twarareka ejo ntabwo ari kera ni vuba cyane turabagezaho igice cya kabiri cy'uyu muruho tuzababwira ukuntu umuruho umeze ukuntu ukomeye. izina witwa wasanga ari ryo ryakuzaniye umuruho cyane. pastor arahari azabivugaho, mama Rachel hano arahari nawe ni umubyeyi azi neza aho Imana yamukuye umuruho. pastor nawe hari umuruho Imana yagukuye cyane. kandi ibintu bigiye gusobanuka imbere ahangaha gatoya gato gose. dayimoni apfe hari amazina aza guhinduka, hari izina rigiye guhinduka. haleluya. rero pastor Nguye Eric arahari tuzagarukaho, Nguye Rachel nawe arahari azatubwira, nanjye ubwanjye ndahari, nawe urahari. nanjye ndahari. uwo muruho nzakubwira uburyo nawe ubayemo ariko uyu munsi wa none nkaba narabonye Imana. pastor mvuga aka kantu, uyu muruho turimo tuvuga ku gice cya kabiri nzapfukama ahangaha aha nzapfukama kuko uzaba warahinduriwe izina. hari dayimoni izaba yarapfuye kabisa. yarapfuye cyane y'umuruho nzapfukama nzapfukama undambureho ibiganza, wa mubyeyi we undambureho ibiganza, pastor hano nawe ndambureho ibiganza, ubundi bwo nanjye mu nsengero.